Shalom, shalom, shalom. Igitondo cyiza, waramutse neza. Imana ishimwe cyane rero ko yakurinze, tukaba tugeze muri ya gahunda ya waramutse, mugezwaho na Muhoza. Reka dusenge Imana twumva amagambo Imana yaduteguriye uyu munsi. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ibasha gukora ibirenze ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Ndakwinginze kugira ngo amagambo washyize ku nkingi z'umutima wanjye ume kuyabwira ubwoko bwawe, kandi imitima yabo yifungukire kukumva Kristo. Ndakwizeye kandi ndakwiringiye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndenda nkubaze, ujya utekereza ahazaza hawe ukumva ugize ubwoba, ugira kenshi udasinzire wibaza ngo nzabaho gute, nzabeshwaho nande, nzashaka nde, nzashakwa nande, nzagera kuki, nzimarira iki. Uyu munsi umwuka w'Imana yamaze kuguha ino zaburi kuyigusomera yose. Ni zaburi ya 23 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Reka dusome wumve. Ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ndagira mbwire ngo Uwiteka ni umwungeri wawe, ntabwo uzigera ukena. Ubukene ntabwo buzagera mu buzima bwawe. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Imana izakujyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi kandi izanakujyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana iragusezeranya ko izagusubiza intege mu bugingo. Iyo bizagaragara nk'ibiguca intege, Imana iragusezeranya ko muri future izakwambika imbaraga, ejo hawe izakwambika imbaraga. Anyobera inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Imana izakuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina ryayo. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho wazanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ntuzigera utinya kuko Imana igusezeranyije ko izaba iri kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimumuriza. Inshyimbo y'Imana n'inkoni yayo bizaguhumuriza. Anunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Imana iragusezeranya iki gitondo kuri Muhoza TV ko izagutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Ansiza amavuta mu mutwe. Uwiteka azagusiga amavuta mu mutwe. Igikombe cyanjye kirasesekara, kizasesekara mu izina rya Yesu. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi by'Imana bizakomaho iminsi yose ugihumeka. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, nawe uzabe mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana iragukunda mwene data. Iyi zaburi ni yawe, uze kuyisoma witonze. Imana yaguhaye iki gitondo, hari impamvu wafunguye ino link ya Muhoza TV ya waramutse uyu munsi. Imana irashaka kubwira ko ahazaza hawe ikuri iruhande. Uyisome ndabizi hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe ni yawe. Hari irindi jambo Imana yamaye kuguha mu izina rya Yesu. Reka ndigusomere. Wigira ubwoba bw'ahazaza hawe kuko harashinganye mu biganza by'Imana. Umva icyo Imana igusezeranya wowe ukurikiye Muhoza TV. Ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Aho ni Zaburi 91. Umva Zaburi 91 icyo Imana iri kukubwira. Ngo izagutegekera abamarayika bayo. Amen. Ngo bakurindire mu nzira zawe zose. No kuvuga ufite protection y'Imana, ufite guidance y'Imana. Humura rero, witerwa ubwoba wira rudasinziriye ngahazaza. Izera Imana. Ubushakashatsi bwagaragaza ko abantu benshi bajya bapfa batabayeho. Uzi impamvu umuntu apfa atabayeho? Ahora yiteze ejo, bigatuma atabaho ubuzima, bigatuma arara adasinziriye, bigatuma adahumeka, agashiduka umwuka uheze tukamushyingura atarigeze abaho, kubera guhangayikishwa n'ejo gusa. Nyamara uyu munsi nahamenye. Nibuke ko uyu munsi ari blessing, uyu munsi ari umugisha aba yagiriwe kuwubona, ariko Imana we hari ikigusezeranya. Amen. Imana yo mu ijuru niko yimereye. Zaburi 145 iravuga ngo Uwiteka arinda abamukunda bose. Amen. Arinda abamukunda bose. Ariko iyi zaburi si y'abantu bose. Oya, Zaburi ya 23 ntabwo ari y'abana bose. Umva isezerano Imana iri kuvuga. Uwiteka arinda abamukunda bose, ni y'abakunda Uwiteka. Niba ukunda Uwiteka rero witurize, usome ya Zaburi ya 23 ni yawe. Urana umugisha wawe, rero ni ijambo ry'Imana. Jya ugira kwizerera mu ijambo rigenderemo. Imana izajya gukorera ibintu bikomeye birenze uko bitekereza. Amen. Kandi twasomye muri Zaburi ya 91 ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Humura,
don't worry, gusa kora uko ushoboye uteze imbere, ariko ureke guhangayikishwa n'ahazaza, ureke kurara udasinziriye umuntu ngo yakwanze, ngo yakuviriye mu buzima, ngo umuntu yakubeshyeye. Oya, Imana hari ikivuze. Abantu baravuga ariko Imana iguhaye Zaburi ya 23 yose. Imana ishimwe cyane. Rero ukomeze ugubwe neza, ukomeze unezerwe. Tugiye gufata akanya dusenga, dushima Imana. Reka dushime Imana ko Imana iba yaturinze mwene data. Ndashaka dufatanye dushima Imana. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Yesu Kristo, twongeye kugushimira kubw'imbaraga zawe, twongeye kugushimira kubwo gukiranuka kwawe, twongeye kugushimira kubw'ubutware n'ubushobozi bwawe. Data, turagushima kuba turinze ijoro ryose, turagushimira kutwibuka, ukaba uduhaye ijambo ryawe rikomeye Papa, ukaba uduhaye Zaburi ya 23. Reka Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti ukomeze ubashe kutwumvisha ko ari ijambo ari twebwe rimanukiye, kuko hari icyo ugambiriye kutugirira ahazaza hacu. Witeka ngo uzadutegekera ameza imbere y'abanzi bacu. Data, ngo uzadutegekera abamarayika baturinda inzira zacu zose. Iryo ni isezerano duhaye Mwami Yesu. Turagushimye kubw'imbaraga zawe, turagushimye kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, turagushimye kubw'uburinzi bwawe. Turagushimira Data ko umuvandimwe wamurinze, ukamurinda adakwiriye, ukamurinda ataruka akiranuka, ariko ukabana nawe Data, ukongeye kumuha iminsi yo kubaho kugira ngo agukorere. Komeza umwambike imbaraga, komeza umuhe umugisha mu byo akora byose, cyakora kimubere cyiza. Ijambo ryari ryarambwiye ngo uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Reka Data, icyo azakora cyose kizamubere umugisha, ahazatera imbuto zizere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginga ngo umuhe kugira ngo imvura icucumuke mu buzima bwe, imvura y'umugisha. Umusabira umugisha ubone Data, umwifuriza ibyiza bibone, umuhe kuba mu buzima bw'ubutsinzi. Ukomeze kumuha kukumenya birushijeho, ukomeze kumuha kugukunda birushijeho. Ndamusabira agakiza kawe Yesu, ndamusabira kugira ngo umuryango we ukubashe kukumenya, umuryango we Data wamenye imbaraga zawe, umuryango we Data wamenye gukiranuka kwawe, umuryango we Data wamenye ububasha bwawe, kandi umusubizemo intege. Uyu munsi umubere umunsi udasanzwe Data, ubwo ari buze kuwusoza amahoro, aze gushima izina ryawe, avuga ati natangize n'isengesho kuri Muhoza TV, none Data ngejeje umugoroba ndi muzima, ngejeje umugoroba nabayeho mu buzima bw'ubutsinzi. Abajya mu kazi umuhe igikundiro, grace and favor nibikamuveho Data, ubwiza bwawe nibukamuveho. Ndakwinginze Kristo kugira ngo niba ari umunyeshuri umuhe ubwenge mu ishuri, niba Data ibyo akora byose umuhe guhirwa mu izina rya Yesu. Ndamusabira uburinzi buhoraho, amaraso yakomeza amugote nk'uko yabivuze ngo uzamutegekera abamarayika bamurinda inzira ze zose. Zaburi ya 91. Yesu, komeza umugirire neza, komeza umwambike imbaraga, komeza umukorere bikomeye, komeza umubere Imana, komeza umubere ubuzima. Utsinde icyamutsinda, utsinde icyamurwanya. Ndakubita hasi imbaraga z'umwijima, ndakubita hasi imbaraga z'abadayimoni, ndakubita hasi imbaraga za sekibi ku buzima bwe. Ndafatamira ijambo ryari ryarambwiye ngo ntabwo turwana afite inyama n'amaraso, ngahubwo turwana n'imyuka ya hano mu kirere. Iyo myuka ndayikubita hasi ku buzima bw'uyu muvandimwe. Reka uburinzi bwawe mugaragareho, aho ubuzima bw'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze kunezeze, Imana ikomeze gukorere ibirenze uko utekereza. Uyu munsi Zaburi ya 23 Imana yayimaye ngo nyiguhe, uyisome utuje, uyimediteho. Ni isezerano Imana iguhaye ry'ahazaza hawe. Komeza ugubwe neza, uba umugisha muri byose, ugusabira umugisha uhabwe, gusabira icyiza kibone. Imana iguha umugisha cyane. Rero ariko ubaye utarakira agakiza, turakira Yesu Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, turamuha ubuzima bwawe, twafatanye ugasubiramo ano magambo. Mwami Yesu, nshishijwe bugufi imbere y'amaso yawe, maze kumva amagambo yawe, maze kumva isezerano rikomeye uhaba gukunda. Data, ndakwinginze ngo umbere umwami n'umukiza ubugingo bwanjye. Kuva none kugeza ugarutse gutora itorero, sinkiyobora ukundi, ahubwo utangire unyobore. Unyambike imbaraga, unoze, ume kugukunda nk'uko wabanje kunkunda. Nshishijwe bugufi, ndizeye kumbereye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kuva none kugeza ugarutse kunkura muri ino si. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, komeza ugubwe neza, komereze wuzura amahoro ya Kristo. Yesu aragukunda pe, aragukunda cyane.
aragukunda cyane kandi agutekerezaho byiza, niyo mpamvu yaguhaye iriya Zaburi ya 23. Komeza ugubwe neza rero. Shalom shalom, nahejo mu gitondo, umunsi mwiza.